yacu irenda guhirima nta mbaraga igifite ranganya amaso mu mpande zayo zose urasanga nta hazima urukundo rwaraserengeteye ineza yarasigingiye ibyingira mu maro byose byayishizemo nta cyiza na kimwe kikibonekamo nk'akajagari k'ibibi gusa inganzo y'amahoro yararidutse nta cyiza na kimwe kikibonekamo nk'akajagari k'ibibi gusa urukundo n'ineza byagiye nka nyomberi iyi si yamaze kwangirika n'ikivurivundi yataye isaro n'ikivurivundi yataye isaro iyi si yamaze guhetama umutako wayo n'imvi n'uruhara umutako wayo n'imvi n'uruhara n'ikimenyimenyi ibimenyetso by'imperuka byose byarabonetse hari benshi bumvira imperuka bakisekera bati niko bihoze ariko ncu tumenye ko iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe ariko ncu tumenye ko urasana n'isi ntakura mu ruge uko ibihe biha ibindi niko twegera iherezo uko ibihe biha ibindi n'ugutebutsa imperuka nawe reba inzozi za Nebukadineza urasanga turi ku mano nawe reba inzozi za Nebukadineza urasanga tubaye ibihe ku ntoke nta gihe gisigaye ngo Yesu akore ku mbarutso mbese mugenzi uzaba inkamba cyangwa izahabu nta gakaranda umva akanyaruka mbese mugenzi uzaba inkamba cyangwa izahabu uri bupfe ntiyumve indagu naho wavuza ingoma naho wavuza ingoma uri bupfe ntiyumve imbuzi naho wavuza ingoma nawe reba inzozi za Nebukadineza urasanga turi ku mano nawe reba inzozi za Nebukadineza urasanga tubaye igihe ku ntoke mbese mwavi buzimu mukaje ibuntu kw'iki gihe aramakukura mwavi buzimu mukaje ibuntu kw'iki gihe aramakukura iyi niyo ntunduro byose byarumviye